yari amasaha ya mbere gato yuko akazi gatangira mu masaha y'isaa yine za mu gitondo Muhire yarasimbutse yari kuri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda afata akantu k'agakarito ashyira mu twe twose aragenda ejo avanga arabanza afata utuntu twose atekereza ko ari utwe adushyira mu modoka ntabwo yahise agenda byo kuva kuri ariko arapakinga neza adushyira mu modoka ku munsi w'ejo avamidi habaye gukozanyaho hagati ya DTN na dafu wa Ferwafa David Iraguha ariko bikaba atari ubwa mbere niyo mpamvu abakozi ba Ferwafa babonaga atari ikibazo ntihagire umuntu uza guhuza gusezera ku kazi kuko barabona itubyaba bariya n'ibisanzwe n'ibintu byari byabaye ku munsi w'ejo wenda ngo hari ngo yashondanye n'uyu ngo amazi abantu bakorana natwe hano uko turi batatu ntabwo dushobora kuba ikintu tutahurizaho tukagira utuntu dushondanaho ariko ntabwo bituma ufata umwanzuro rusange. dafu na DTN bakunda gupfa ibintu by'amafaranga akamubwira ati wenda mfite gahunda yo kujya gukora inshingano n'izi zanjye hari match z'abana nshaka kujya kurebana dafu akamubwira ati ariko kufi nuko mu masezerano yawe wemererwa imodoka iki gituma buri gihe ushaka gutwara imodoka z'akazi mwese iyo modoka y'isi y'akazi ukuvuga ngo afite imodoka ye bwite bamuhaye agomba kunywera akayinywera esanse niyo ugomba kwigurira esanse iri mu masezerano ye afite imodoka ye baba barabibaze bafite uburyo we azimana biri mu mishahara ye noneho we ariko yemererwa ko mu gihe agiye mu mpamvu z'akazi niba wenda agiye mu ntara muri gahunda z'akazi bagiye gusoza wenda amahugurwa misiyo ntabwo ajyana iyo modoka ni nako biri mu masezerano uko bimeze mu masezerano ajyana imodoka y'akazi buriya Ferwafa igira imodoka ikodesha bafite kampani baha amamodoka ya Patrick wahoze ari vice president wa Rayon Bagacinya Patrick Rukundo mwamuzi wambara cyane n'ejo bundi yarari hariya akavuga ko rero ngo dafa akunda gutumiza imodoka z'akazi nako akunda gutumiza imodoka z'akazi no mu gihe kitari cy'akazi kandi afite imodoka yemerewe bimeze nko gusova essence yego nibyo ariko bakunda kubishwanira rero gusa nibyo ndabishyigikiye ku munsi w'ejo bakaba barashondaniye ayariba amazi asangwa aya mwaya turi kuriba ya rwose ikarito ni guturenze ikarito ku kwezi ubwo niba ari ku kwezi ikarito ibamo 24 ubwo ni igice cy'agacupa ku munsi uko amaze ntabwo ukwezi kwa hari abakozi ba Ferwafa kuko bose buri wese ufite office yemererwa ikarito imwe abakozi benshi ba Ferwafa bagira bya bicupa binini baza bizaniye atetse ntihagije kuri karakazi kahari amategeko ntabwo kimwe kuyakinga niki ku kwezi ntabwo wemerewe kumara agacupa ni ukugarukiza nkangaje DTN ntabikozwe we anywa amazi agashyira agahamagaza andi ubwo rero baramubwiraga tugomba kujya guyishyurira amazi unywa ibyo byabaye avamidi mu gitondo cyane ariko nyuma yo gufunga ikarito uwitwa dafu Iraguha David na Muhire Henry Brurare bagiye mu nama y'akazi kuri minisiteri ari babiri bajya muri minisiteri ya siporo hano rwose hafi aho ngaho niho havuye ikintu kivuga ngo bashobora kuba barategetswe kwegura uko bishoboka ko batari bafite muri gahunda kuko uramutse wumvise ntabwo tubita kwegura ariko kuko SG no gusezera ni ibikeko bose bombi no gusezera ko nabakoze ntabwo ari abantu begura ku nshingano bagara abatoye ni ibikeko ko iyo nama bagiye muri minisiteri ariyo baba barasabiwemo kwegura ku nshingano zabo nako gusezera mu kazi kuko urumvise uburyo SG mu gitondo yari afite icyizere cyo kuguma mu nshingano igitondo saa 2 uburyo saa 4 yapakiye uburyo saa 4 yapakiye saa 4 hari umuntu bivugwa ko hari umuntu muri minisiteri ya siporo wamubwiye ati inama y'akazi mugiye kuzamo si yo gupanga ibijyanye n'imigendekere y'ikipe y'igihugu ntabwo tukubaza iki kipe izambara si iby'amasi mushobora kuba mugiye guhura asigaza inzu utuntu twose ushobora kubamo n'ibintu by'ibizi bitereka rega burya ari muri ofisi yawe uba ufitemo n'ibintu by'ibizi biti akubita mu ikarito arabanza arabika ku munsi w'ejo twavuye mu kiganiro ayo makuru tutayamenye ni ukuri ntihagire uwo kubabeshya ngo urumva ibintu twari tubizi oya ahubwo wowe usa nk'uwagaragaza ko SG ari igishyitsi bitewe n'uko uri wamwumviye kuri telefone avuga ko ngeze mu rugo umwe mu banyamuryango ba Ferwafa umwe mu bayobozi b'amaklube arampamagara arambwira ati nyamara SG aragiye amatema nkajyavugana ukuntu mutamwemera ubu ngubu niko mu byumva ubwo si ibyifuzo byayo arambwira ataragiye kandi ajyanye na David navuga nabo bantu ubwabo ntibemerana ntibanagendera ntibazira bimwe nta naho bahuriye
numvaga ari inkuru mbarirano ya yindi tuba binsaba gushakisha andi makuru yewe kwa kuntu tujya tunapostinga dushyira kuri twitter ibintu bigenze gutya uwo muntu yarabimbwiye sinabitwitinga barabyihoreza sinabipostinga hashize nk'isaha byikubise muri za saa 10 mbona imiriro itangiye kurabya isohoka ndavuga ni bya bintu burya byari impamo uwitwa Muhire Henry Brural na Iraguha David nk'abakozi basezeye mu kazi ariko ntutaruke bagezemo imbere ako kanama byari bimeze ngende bashaka akanama k'imbere muri minisiteri akanama k'imbere muri minisiteri niba nirinze kudetaye ibintu ntazi niba hari ibivugwa ko baba barasabwe gusezera ku kazi kuko bose bari included muri iyi crise iri muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo wakubaka federasiyo iri clean Muhire ayirimo ntabwo byakunda yaba umunyabyaha ataba we yaba bikoreshwa yaba afite isura yambaye itatuma hari n'umwumva hari umushyigikira hari umugirira icyizere ibyo birajyana David nawe yagiye agirana ibibazo n'abanyamuryango yagiye agirana ibibazo n'abakozi ba federasiyo cyane cyane by'amafaranga ariko David akaba yarabaye muri deciding position kuko yigeze kuba umunyamabanga wa Ferwafa cyane cyane bene abo bantu bose rero bari mu gacu kamwe oya buriya David yasigariyeho Regis agiye hari amezi abiri yabaye hagati y'impera z'umwaka wa 2021 ko Regis yeguye mu kwa 11 kugera mu kwa mbere ubwo uyu Muhire yabonaga akazi no mu kwa kabiri ubwo yagatangira kuko hajemo agatreve nk'ukwezi aho hose Iraguha David yari esage ariko David hari abantu benshi bamushinja ibyaha biremereye ku rwego ruhanitse ibihese umuntu ushinzwe amafaranga uri kuyamanaginga ubwo ni ibiki no mu mapayimenti y'abakoze imirimo ni ukuvuga ngo amakampani afitanye amasezerano na federasiyo uburyo ayishyura nyuma y'imirimo aba yakoze akabishyura nabi cyangwa nyuma wenda amafaranga akabishyura nabi cyangwa nyuma atinze kandi amafaranga ahari cyangwa bamwe akabishyura mbere bitewe n'impamvu runaka hanyuma se ntumenyeshe ko sindi bujye muri details zo kugira ngo nshinga ntabyo ushinga ariko nimugoroba uburyo dosiye zihutishwa zimwe na zimwe n'izindi zigatinzwa kandi leta byumvikana nyine yatinze kandi ari zimwe kandi ari dosiye zisa zakorewe igihe kimwe uretse n'ibyo ngibyo hari umuntu wahise anyandikira inbox umwe mu bantu baba muri siporo arambwira ati Imana ishimwe tumva duhetse nubwo banyambura ntaribi tise gute ati twarababaye turasufura ati kongera FIFA twakoze n'akazi kenshi batubwira ibyo bagomba kuduha ntibari bakina twitaba kandi amafaranga yabyo yarahari yaraje yabigenewe baravuga bati abazakora protocol bazajya gutya ati ariko nubwo batayabwiye nubwo bagiye ati ntacyo bitwaye umuntu nanjye ndaruhutse inbox umwe mu bantu bafite kampani zikorana na Ferwafa mu mirimo inyuranye nkuko tuvuye ko ariye mu modoka urwaye n'izindi nyinshi yambwiye ati ni umuntu twabazaga ubuyobozi komite executive twasinyanye amasezerano na sekretariya ya Ferwafa igomba gukurikirana amasezerano impamvu tutishyurwa ibi n'ibi ngo ukabona David baramutinya ngo ati ewana tugiye kubigukurikirana ariko David niwe kibazo none se niba ariwe kibazo kuko ni umukozi wayo mwamutubwiriye ikintu iki kikihuta ngo igihe wapushingaga that match David yashobora kuguhamagara ati rero uko userera niko ndushaho ndabifunga kurushaho ndikumva abantu bambwira ngo niyihutisha dosiye yawe ngabo urabiretse rero urumva icyo kintu njye hano nta wankanga tipe yari abawe uko nageze aha abo bose urimo uregera ntibakuzi nta jambo bamfiteho mu mikorere yanjye ati ko banzaho niko mbifunga njye nkuru ko rero ubwabo barimo barakora inshingano zabo kunyibutsa ariko ni wowe bigiraho ingaruka sindi yaguheto ni hahandi ushatse guserera wabyihorera utegereze igihe nzayaguhe ubwo buryo uyu muntu yakoragamo ariko ni bibi nabyo nubwo hari ingingo imwe nari mushyigikiyeho yo kugerageza kumanaginga izo esanse n'amazi n'iki n'iki ariko oya nibyo n'ibisanzwe abadafu abantu b'amafaranga byo icyo cy'ugomba ariko yajemo akantu kuba ngabona nepo bankora ibintu bimwe kambe nishyuye ngabo nepo mubwira ati urakomeza no kuvuga ndayakwima aho ni ikibazo uwo ni dafu abantu benshi bibazaga bati none se SG ko we asanzwe afite iminwa y'imbundi muri ku mutwe dafu waraziriki
dafu afite iyo sura mbi iri mu ba stakeholders ba ferwafa kandi birangira bigiye ku izina ryose rya ferwafa n'imikoranire ya minisiteri na ferwafa. dafu ari mu bantu bakorana bya hafi na PS wa minisiteri bitewe n'uko hari amafaranga menshi ferwafa iguriza minisiteri uburyo bakorana birumvikana. ferwafa iguriza minisiteri tanga ibaruwa ni komiseri ushinzwe amategeko muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yitwa Delphine Uwanyirigira Delphine. Uwanyirigira Delphine ari mu bantu bari bakomeye cyane kurusha abandi muri ferwafa. ariko se yarakomeye gute ubundi umushinga amategeko yakaba akomeye nyine koko anayaza ariko se yarakomeye byibuze mu mategeko yarakomeye mu ki. Abantu bari kuri YouTube bari barabona umuntu uri hagati uyu nguyu hagati w'akantu k'umuhondo Maître Uwanyirigira Delphine ni yananiranye ariko uyu yari umuntu ukomeye ku buryo nakubwiye ngo na komite executive yamutinyaga. ariko ejo wavuze ibintu sinabisobanukirwa neza uri kuvuga ngo igihe Muhire Burhari bamuhagarikaga ukwezi yahise akaba abayesiki icyo bita kwipanga akazi niwe wa mbere. burya niwe wavuze ati ndasigara ku mwanya. Barakubwira ko ku munsi w'ejo yatumije assemblée générale perezida atabizi. ati ko atabizi kandi ari usigaranye umwanya. yaravuze ati mwiherero mubanguke Bavuga ati dukeneye kuganira n'abanyamuryango tukamenya ariko umuntu yarazi iyi ferwafa iraraningwa iti ntabwo yarazi imutegereje uriya yatumije assemblée générale Matiko atabizi. Mana we. Umatiku uzi ko yari kuzajya ahora ku nkoni. arazikize se Icyabaye nuko bijyanye nuko guma kuri uriya uwo nawe turamugeraho. uyu ni neza Uretse nawe Ubyihoreze. bijyanye nuko ari mu bagiye bafata imyanzuro inyuranye mu bijyanye n'ibikorerwa muri ferwafa kandi iremereye. Kuba yarabaye umunyamabanga wa ferwafa mu gihe runaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo bunyuranyije n'amategeko nta no kugaragaza byakunda ku buryo yabaho. ibaza umunyamategeko rero uhonyora amategeko muri Cyane. ari na metere njye nabanje kugira ngo wenda bamushyizeho utabimetere ariko niba uri metere Ni metere. hari revo kandi mu baragezeho uyu rero niwe wakoranaga handi na Jules yayicaga rero abishaka Jules yari umujyanama mu by'amategeko Jules Karango yaragaraguritse tukajya tuvuga tuti jire byagenze bite ko twari tuzi kuzabishyira ku murongo wowe bivane bishyira ku murongo Shyiraho vuga ngo ibintu biri gukorwa Jules yari umuntu ushaka kubyubika kandi byari mu murongo muzima. cyitwa amategeko kugira ngo amategeko shingiro na statut bya ferwafa bivugururwe mu kwezi kwa mbere. Uwitwa Jules Majoro yaraye hagira inyuma abyapudetinga bishyira ku murongo agatanga imishinga y'itegeko komite executive ikayireba akavuga ati ibi ni bizima uyu akavuga ati ndabihakanye igitekerezo kitanturutseho ntibikunda. ubwo uwo niwe komiseri w'amategeko agahita yavuga ati ndaguma nayo muri antike. ubu ngubu uribuka hari amategeko amwe n'amwe yavuguruwe nk'ibijyanye n'amatora Kwa kundi tubwira ko bazajya ubu ngubu imyanya yose buri muntu atorwa uko batora wese yiyamamaza perezida ku mwanya. batore visi perezida ukwe batore buri rwego. ntabyo kuba ngo umuntu ayizanira abantu no mu byavuguruwe harimo ngo mu gihe perezida avuyeho nka gutya yeguye hakurikizwa iyo procedure. Mbere byari ko visi perezida visi ananiga perezida amara imyaka ibiri imyaka yari isigaye imyaka yari isigaye igihe cyari gisigaye kuri manda ayoboye mu kwa mbere barabihinduye rero inama ikurikira ya assemblée générale hitibamo n'amatora ubwiza akurikira yose amatora mu kwa gatanu waryo. mu kwa gatandatu ayigese uvuga ngo afande Matiku perezida Matiku twagerageje kumubaza atubwira ko batarafitsa neza igihe nikigera bazatubwira ariko si kera bamwiherero so cyahari bikana cyo nuko atari kera ku kijyanye n'umwiherero rero ba bantu bavugaga iby'umwiherero ndimo ndabakomanga bakambwira bati umuwe mwiherero ubundi se bariherera iki ko ntacyo kwiherera. ibyo bagomba kwiherera Ntacyo kwiherera giherereye kirahari bafite campaign yo gushaka uburyo batangiza league byanze bikunze hari uburyo inama z'abayobozi ariko bafite ubwabo bya ligue bari baranabiganiriyeho n'umwaka ushize sibyo hanyuma bigomba kwemezwa muri assemblée générale izakurikiraho n'ubundi bizemezwa reka tuvuge gutyo sibyo ariko umwiherero kugeza ubu ntabwo wabura kujya kwiga kuri ligue gusa icyari kihaje inshinga mu mwiherero ngira ngo ikibazo bari bari kugira ngo ibintu bibanze none biri ku bano bagabo murongo. bariherereye ubwabo bavuye mu nzira barajya kwiherera mu biki bindi Olivier ntahari Esig ntahari kongeraho na undi yitwa Ndishu ihagarariye arbitrage uretse aho ngo ntabwo turahagera ndi kuvuga nyine umwiherero barajya kwiherera banza unjyane muri finance. twagiye kuri finance rero tuvuye mu mategeko uriya mu mama mwiza rwose. twagiye kuri Chantal Chantal amuture hanyuma uyu nguyu nawe yatanze imihoho icyo bita yabaga muri finance cyane nawe yavuyeho
ariko hari abo bivugwa ko beguye ariko amabaruwa yabo akaba ataragaragara ataragera kuri Ferwafa bikaba bivuga ko beguye ariko nta kintu ugasanga inshuti ze za hafi abantu bakoranaga ahandi hari buri mukomiseri muri Ferwafa aba afite departement bakorana ugasanga abo muri departement ye barakubwira ati byarangiye atubwiye ko byarangiye yeguye ariko ugasanga sekretariya ya perezida ntabwo irakira ibaruwa y'ubwegure uwo bita Edmond Marie Nkusi aravugwa uyu Aroni Rurangirwa muri arbitrage baravugwa ariko mu nama ya komite executive yateranye nijoro saa moya z'ijoro nibwo yatangiye arangiye amasaha y'ine bari barimo rwose wenda niho beguriye ntabwo beguriyeyo biracyari mu makulisi baba batanze izo baruwa zabo oya Aroni ntasigaye arbitrage bane bashaka bororereye kubera iki kubera ko nawe mu bintu bya arbitrage hagaragayemo amakosa menshi mu buryo bugaragara nta mwanzuro bigeze bafata nta bihano bigeze bagaragaza byabaye ibintu biri aho ngaho amakipe ararira andararira hazaho na cya kintu mwajye mukomozaho ku munsi w'ejo gikomojeho ugasanga umuntu umwe ageze gutya aravuze ati ndashaka abasifuzi kanaka sibyo Aroni agapanga abasifuzi we bakabamupangurura ibyo nabyo ni ntacyo yabashinze na perezida wa federasiyo y'akagira atya akavuga ati kutarengera abasifuzi abo mwashyizeho kutahesha agaciro abasifuzi turabahindura turashyira abangaba kubabwira ibintu byabaye mu mupira w'amaguru wacu w'u Rwanda bibabaje birimo ubugome n'ubutindi ntabwo bishoboka ariko byarangiye ku bw'amahirwe y'igihugu no ku bw'amahirwe ya nyir'ubwite mu ugiye kuvugwa muri iyi nkuru byarangiye bitagenze uko byari byapanzwe mwari muzi ko guhera mu mpera za 2022 n'intangiriro za 2023 nyuma yo kumenya umushinga wa CAF wo guhemba abasifuzi bari muri club yitwa Elite abasifuzi 20 ba mbere kujya ku rutonde rw'abahemba ubwo ni Samuel Wikunda na Salman nibo bafite iyo privilege ariko Salman hari ku rugo rutonde ariho ntarimo muri 20 ariho kubera ko ari umugore hari ukuntu bakizemo n'abagore Salman we yatangiye no guhembwa mbere ya saa hakozwe campaign yavuye muri komisiyo ya arbitrage yo gukasa no kubanira no gufunga amayira yose yatuma Sam agera kuri uru rwego ese bimaze iki muri umunyarwanda w'imilita bimaze iki reka arangize twumve iyi nibyo campaign yakozwe mu buryo buri tangible no apana ibintu byo mu kirere byageze ku rwego banamusheta abasifuzi bo ku mpande bajya bakora amakosa wowe uramukoresha amakosa ku buryo ashobora no kuba band nabona agahano kamwe gusa muri federasiyo y'imbere mu gihugu kafiraga ishyizemo akarongo gatukura hari match ebyiri yabishesweho bene ibyo arabitabura akamugeraho mbere akagenda imwe yarayisifuye biraba baramubura baramubura gute ngo match irangira babuze rya kosa fatale ryatuma hindura match ryandi rishobora gutuma afatirwa ibihano indi match ya kabiri abimenye ntiyayisifura abati navunitse arasimbuka avuga impamvu ze bwite zitumye ataboneka uwitwa Samuel Wikunda match zitanga amanota yo ku rwego ruhanitse yaziciweho kuva mu mwaka wa 2018 ku buryo bavuga ati sifiri match ya penalty 2018 kivuga polisi ibintu nk'ibyo ni match ya polisi na Muhanga nako na Mukura ni match ya Peri we Peri nta kisifura kuva 2018 ni match wenda ya Kiyovu na Gasogi na Musanze ni Gasogi na Kiyovu na Gasogi na Kiyovu 2021 ni bene izo za match z'aba title contenders yamara bavuga ngo niri buhimbe Kigali yo gukina na Peri kandi arwanira Kiyovu yo gukina na Peri nizo match zitanga amanota imbere mu gihugu komisiyo ya arbitrage ko numva itari yonyine se muri iyo case ibyo nyine niyo mpamvu ariko komiseri ntagomba gusigara niko kuri gwari Aroni ntagomba gusigara nyine rimwe na rimwe reka nkubwira yuri umuyobozi amakosa akaba muri departement yawe zitukwamo nk'uko ngabo ejo yakomeje kuvuga iryo jambo atubwira ku bigendanye na Olivier natwe tubigarukaho zitukwamo nkuru muri komisiyo ya arbitrage ariko izindi nzego ziremereye ziri hejuru ntabwo byabura njya nibuka campaign yigeze gukorwa bakoresha namwe muri bagenzi bacu kugaragaza uwitwa Sam ko yaba ari ikibazo ngo ndi umusinzi ngo Sam ko ari ikibazo iyo ngiyo yari imwe mu ngingo zisobanura iyo projet
baravuga bati Samu ni umusinzi brother. azasebya igihugu ashobora kuzajya gusifura match mpuzamahanga ukibaza natwe niwe tugubonera ko Samu ni umusinzi hari match yari yica mu Rwanda kuva yaba kampeni yarakozwe ishyirwamo buri rwego rwose rwageraho rugaragariza ikibazo Samu yaba afite rimwe na rimwe ukagira agahinda umusinzi yari yasinda akasiba match cyangwa agasindira muri match agafata imyanzuro itari y'ubusinzi. Samu ni umusinzi mu buhe buryo bigira bakabwira ngo urucira kwa kundi ari mu basifuzi bafite imyitozo myinshi kurusha abandi muri iki gihugu niba atari we wa mbere ntaragayikira hanze nabwiye ngo ntabwo wagera kuri uru rwego agiye gusifura no kuzajya yembwa buri kwezi ntituri mu bantu bazindukira hariya ku kibuga cya Kicukiro ntabwo wabihabwamo kado urabikorera Samu na Salim baba bahari bari mu myitozo buri munsi. Samu na Salim Kicukiro baba bahari nibo basifuzi batagira kandi baraza bakikora utuntu twabo barangiza bagakora imyitozo iteye ubwoba. barumva se bakubwira ngo Samu ngo bagasimbukira kwa Kicukiro ngo yari muri banki uyu Dr Claude akabita akabavura neza hari agakirinike bakisubira bameze fresh buri munsi no kugira n'imvune zikomeye cyane ariko arakomeza arazikoresha arakora ku rwego rw'uko fitness iracyari ku rwego rwiza. Rero ibi byose biri mu bintu bishobora gutuma n'umuntu atekereza ati uyu Aroni ani ikibazo yaba responsable y'ibyo byose oya ntabwo byajya kure ariko none se nyine ntabwo byajya kure njya mu bintu byo kuvuga ngo amakipe arimo aribwa abasifuzi izi gahunda hari ukuntu abasifuzi biba ikipe ukabona bimeze nk'umushinga upanze none se ukaba wahemba nyine komiseri wabo akaba atabibazwa ariwe Aroni agomba kubibazwa nawe kuko nyine abahagarariye nibo bari gukora amakosa iyo bahagarariye abakora amakosa kugira ngo utabibazwa urabibahanira ukabahana ukabishyira kuri public ukavuga ati twahanye kanaka kubera ibi n'ibi ariko hajemo akantu ko kujya babadefanda buri gihe urumva habura kwibeshya sinzi kamera ntibigaragaza neza araso sanse hari abasifuzi bakomeje gusunikwa ngo barebe ko basunika cyangwa se bagende bakajya mu mwanya Samu yagomba kujyamo birananirana biturutse kuvuga ngo njyewe ndi runaka ndasunika ariko baroni ibi bintu n'abandi bose bakora ibi buryo icyo nkundira isi ni kwidutwara ukuri kugira kukagaragara. Reka nkwibutsa kandi kantu kamwe bise nibuka inkundura y'urisa patience n'uramutaramundi byari imeze bite kugushakuza kuba international hagati ye na Celestin byo byari imeze byari umuriro bamwe batanze Celestin n'ibyasabye ko yitambika bakajya bavuguruzanya Aroni nawe ibaruwa yayitanze urabonye ibyasabye ko perezida wa federasiyo Aroni niba yabonetse ubu noneho abasigaye babihorere ntabwo bajya nakubwiye ngo nagiye mbona kandi ubwo gasanga nka Celestin ntabwo ari wenyine ako se hari abamusunika baremereye uburyo isi none hari ikintu gitangaje abasunikaga Celestin uyu munsi bafitanye ibibazo inzigo hatari na Celestin niko bimeze se ubu Celestin niwe kibazo muri ruriya ruhande ariko aragenda oya none se Celestin bandi bamuriho ubu yarananiranye urakomeye winzetsa navuze ntiwenda wabona ari uzaba next ariko rubona ndabona numva binaniranye birarangiye burundu ntabwo bizakunda hanyuma ariko uzi ibyo bintu numva bitaryoshye hari umuntu w'umusifuzi nawe uvuze izina yaravuze ati kuko mutabeshye buriya Aroni muri iriya nzu nawe yari ikibazo ibi byose tuvuze byari ibibazo ni umusifuzi simvuga izina rye ati niba ntacyo atwaye ngo hari abandi ngo bakorere inyuma y'amarido ngo abo nibo babi iyo rero uri umuyobozi hakaba abantu bagukoreramo uva mu nzira wigendere nicyo turi kuvuga nta kintu mbese ko adasifura kugenda niba ari abantu bagukoreramo nicyo kibazo kabe nicyo nakundiye umupira wawe ukeneye abantu badakorerwamo wowe baragufata bakakugira igikoresho ukabarido iyo byakubise uwo ntaba ari bukiguke ntaba ari bukorweho arakomeza akagumana ubuhangange bwe nabyo byishe umupira wacu niyo mpamvu twavuze tuti igisubizo nikijya kuvuka cyangwa se kuboneka kuri uyu mupira wacu ntikizava ku bajya muri iriya nzu kizava kuri abo banini abantu baba banabaza amazina ukaba utamuvuga wowe rero izina rihita rihinduka rito uhinduka umuntu usanzwe niwo ugenda niko abo Aroni baba bagiye niko n'abandi bose bagenda cyane rwose nuko byagenze kuri Samu ngaho ko bya bintu byari biteye ubwoba bagiye bamupasa abantu bo ku mpande bakaba misiyo bakamwita gukoresha amakosa Aroni yagiye byarangiye nawe kabaye Aroni yari yatinze nako yaratinze ubwo turimo turagenda turebera hamwe ibyo muri iriya zirimo ziba nijoro habaye inama ya komite executive yahuriyemo iki ni ikintu muribuka Aroni asobanura ninde yadefandaga umusifuzi sinzi umusifuzi yadefandaga ku makosa njye ndibuka umunsi umwe atanga urugero ngo aperi ko yibwe yo kwitaburanya harya bivuga ngo aperi yo ko yibwe
kwitaburanye uwo mwita sekebe ntabwo ari we. sekebe yarabivuze kuri radiyo sekebe yaravuze ati niwe uhagarariye arafu yaravuze ati kuri radiyo ngira ngo ni nibyo cyangwa se ni fayini femu simbyibuka aravuga ati ariko ubwo yari arapfa kuntu bigifite rero na gasogi ko iyo habaye ikibazo muri arbitrage kensi aza akabisobanura akavuga ati ntitwishimiye abcd hanyuma baramubaza atanga urugero aravuga ati igitego cya apr yatsinzwe na re cyagiyemo cyangwa nticyagiyemo abanyamakuru bamusubiza ati twabonye kitaragiyemo ngo yo kwitareze uramwita sekebe rero ni igihe kintu nabonye abantu bari busigare muri iriya ferwa ni abantu ushobora gucana itoroshi mu mikorere yabo ugasanga hari ukuntu begereye kujya kuba bere nta muntu uba umwere nobody can be perfect ariko hari ukuntu utari umunyamanyanga utari umuntu wahemukiye umupira bikabije nibo bantu mbona bari buze gusigara muri federasiyo cyane reka nguhe nk'urugero hari umuntu wari wumva yijunditse matiku mu buzima bwawe rwose hari n'abatibuka ko aba muri ferwafa ngewe umuntu ejo bundi yarambwira ati ko ferwafa visi perezida agiye hari ubwo biragenda gute nabo ati matiku arayikomezanya ati matiku ninde ati yitwa Marcel waheze bamwe ati visi perezida inkundura y'ibibazo bya Olivier na SG byagezeho bivuga ko we ubwe yifuza kwegura urabyibuka biranasakuza cyane ngo ashaka kwegura yigendera ave muri ibi bintu ni umuntu utunze si umuntu ufite inzara ni umuntu kandi utuje akaba ari n'umugabo w'ijambo urimo urahuza ibyo bintu bitatu icya mbere si umunyenzara afite ubushobozi si umuntu ufite icyo ashaka kwiba ferwafa icya kabiri ni umuntu utuje udahubuka buriya twagiye tugira abayobozi ba federasiyo y'umupira w'amaguru bahubuka ugasanga wenda afite izindi karite umuntu avuze ko iyo defo nka nzamwita Vincent de Gaulle yarayifite yababeshye cyane amagambo yajyaga avuga abantu bose bagasigara byageze n'afata umwanzuro wo kutavuga n'ibiki cyane ugasanga afite nk'uburyo n'ikintu yashaka gusobanura nticyari kibi ariko uburyo agisobanuyemo cyumvikanye nabi bije bikituraho induru zikavuga inyarwanda ibyo tubyita guhubuka tureke ko guhubuka mu mivugire rwose rimwe na rimwe n'ikinyarwanda cyamugoraga aho ngaho ntabwo Marcel wahamufatira wamufatira icya gatatu ni umugabo w'ijambo rye ikintu mwavuganye ubwo kigali sindimo mwamamaza ngo abe perezida wa ferwafa kuko aracyafite iminsi yo gutegura asambure generale n'uburyo abantu bategura uzaba perezida wa ferwafa nizere ko ariko nanone nizere ko bitari bugende muri make ni Marcel Matiku ni umuntu nawe udafite icyo yishe udafite n'icyo akijije nacyo cyabaho kuba adafitanye ibibazo n'abantu hari igihe wasanga ari uko nawe aba yakunze back uhereye ku ruhande ubwo hose bavuga ati ntari ibyo ni bimwe mu byaranze uyu munsi w'ejo muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri make ferwafugo inama ya komite executive yari iteranye ku mugoroba yahamije ko Jules Karangwa agiye kuba umunyamabanga wa federasiyo ari mu banyarwanda w'umusigire watwereke umunyamabanga mushya umunyamabanga wa federasiyo w'umusigire ndibutsa ko Jules Karangwa ari we legal advisor wa perezida thank you bwije nkoze ikintu Maxime abonye niwe ushinzwe amategeko niwe umukozi wa federasiyo ushinzwe ibijyanye n'amategeko umujyanama mu by'amategeko ariko ngo uwo mwanya uri ku isoko barimo barashakisha uwamusimbura nka departement akaba n'umuyobozi wa departement y'amarushanwa ya competition akaba n'umuvugizi kuko ari umuvugizi wungirije ubu none umuvugizi mukuru kuko ari n'umunyamabanga wungirije yanyanyagiye nawe akaba muri ba bantu badafitanye ibibazo n'abantu wumve cyane cyane abantu baramugarukaho cyane Jules ari mu bantu bari mu myanya ku buryo ari umuntu yabaye umunyamategeko communications officer ariko atari umwanya we yamubaye we interim nabwo interim ya communications igihe yamaze hafi umwaka ariko bitagenda Jules yakomeje kwashyira izo none niba twumvikanye ko afite inshingano zitari munsi y'eshanu nepo na fisi muri izo nshingano zitari munsi y'eshanu zimuhuza n'abanyamuryango zimuhuza n'abanyamakuru zimuhuza na correspondance internationale ubwo ni urwego rwa za kafu ubwo nuvuga abanyamuryango ni aya makipe yose y'icyiciro cya mbere cya kabiri n'icya gatatu abagore byose kubera iki ni wa competition ariko akaba ataza muri aba bantu inshingano zimuhuza n'abanyamakuru kuko ni umuvugizi wungirije akaba yarabaye igihe kinini akora muri communication cyane inzego zimuhuza n'imanza mu gihe ari bitagenze neza imanza ari mu bari hafi aho ngaho ni umuntu iyo umbrella yose nta muntu uzakubwira ngo Jules ni mu kibazo abantu bakibona no kubibona ko Jules
agizwe umunyamabanga by'agateganyo bose babonye ko bavuga bati byibuze twishimiye uyu mwanzuro egisicomu yafashe bivuze yewe mbinyujije ku mbuga nkoranyambaga zanjye bwite watoresheje ejo sinabibabwiye ko nashyizeho abanyamabanga nka bane batorwamo umwe mvuga ntimukore suggestion warashyizeho nande nari nashyizeho Murangwa Jeune wakiniye Rayon Sport yakiniye n'Amavubi nari nashyizeho Olivier Gakwaya wahoze ari umunyamabanga wa Rayon Sport uvuga ko napapuwe na nuriya Regis buriya Regis yaramo ibirinduye nari nashyizeho Jules Karangwa usanzwe muri Ferwafa nashyizeho na Jimmy Mulisa Jules yabagaritse afite 49% ku ijana umukurikira ni Jimmy Mulisa afite 23% Olivier Gakwaya afite 16% Murangwa afite 12%. Sije utora nibi ngibi ni ibitekerezo kuri social media ni ukureba ibitekerezo by'abantu nta kintu ariko bikwereka ko Jules afite ubukizere na ruba hanyuma singabo twagiye baza ibyo ndabyumvishe uri Ferwafa rwose hari ukuntu numva no mu mutwe wanjye nanjye harimo akantu kabaye biragenda gute hakenewe ngo bikorwe gute abasimburwa baza kuba bameze gute kwakomeza kuza ijambo rivuga ngo hari abantu babashyira ariko bakanabakoresha bakabakoreramo ako nukarangiza unatubwire hari ibitekerezo byinshi twagiye tubona si byo kumbaza wagira ngo nkora muri Ferwafa ibi bintu bishobora gukurikiranye neza ndashaka hari n'undi muntu witwa Nshuti Jean d'Amour ari Leipzig mu gihugu cy'Ubudage mu ndamuka yavuze ati nibyo koko Olivier yabaye ikigwari kuko rwose abe bose yakagumye nyine kuba yarabakubise ikigwari sibyo ariko yatanze igitekerezo byagoye uyu Olivier yatanze ikigwari ni ijambo byaramugoye cyane no kugoruka uyu muntu yatanze igitekerezo urabona ku ruhande rwa politiki ati his excellence ni igitekerezo cye ati adufashe nuriya mubyeyi witwa Mimoza nawe rwose aje hariya ubwo tuvuye ku ruhande rwa Ferwafa ese muri minisiteri ya siporo nta kibazo cyaba kiriyo amwe muri aya makosa abayobozi n'abakozi ba Ferwafa bagiye bazira harimo ikiganza cya minisiteri ariko ntabwo biri muri side yacu ntabwo turi mu ruhande rwo ku uburyo byagenda ngo minisitiri ajyeho cyangwa aveho ntabwo biri mu byo twatangaho ibitekerezo ariko reka nguhe nk'urugero hari igitondo hanze Mutabaruka yambwiye ati ngiye kuguha agatasike koroshye mvuye mu ncamake agiye mu mureti arambwira ati fungura Twitter page ya Primature urayifunguye ayifungura hariho comments hari mu gitondo cya kare kandi imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yasohotse nijoro bwije hariho comments 49 kuri post y'Ikinyarwanda na comments 9 kuri post y'Icyongereza arambwira ati ntugire usimbuka wowe soma comments nk'eshanu za mbere ntugire usimbuka si mu rwego ya gatandatu ya kabiri fata izibanza tu no gukora sampling uburyo abantu bakora sample nuko abaturage bavugaga bati mudufashe kandi ubwo Aurore ni ikibazo kandi imyanzuro yari myinshi irimo ibintu byinshi cyane comment zari Aurore gusa ni ukubera ko abanyarwanda bakunda umupira ntabwo banyuzwe n'uburyo imigendekere y'umupira irimo igenda rwose hari amakuru avuga ko equipe nationale y'u Rwanda harimo hakorwa ibishoboka byose kugira ngo hagaragazwe ingingo z'amategeko ahari n'adahari ntiduterwe impaka ko tugifite chance yo mu gikombe cya Afurika ariko ntabwo ari ibintu bikorwa na Ferwafa si ibintu bikorwa na Ministre Aurore si ibintu bikorwa n'uyu cyangwa biramurenze ni ibintu bikorwa n'inzego nkuru cyane rwose nazagira ugira kose kwatuma twishima kujyemo nazagira ugira nubwo ari desante icyo bita stade Huye kigiye kongera kwitabwaho mu buryo bukomeye cyane ku buryo match mu kwa gatandatu ntizabe nka stade cyangwa cyane hotel nizo zari zifite ikibazo ebyiri cyangwa eshatu zigomba kwitabwaho ku buryo mu kwa gatandatu tugomba kwakira ibyo rwose match za Mozambique ariko jewe mureke nsoze muri ubu buryo umutima wanjye urimo bene icyo kintu nibwo ndareba nkabona ibyapfapfanye kuva 2013 kuko giye urugendo rw'urupfu rwa football ngiye mbona rwaratangiye 2013 hari ibitaragendaga na mbere ariko gahunda yo gusenya football kugera aho itafari ridateretse ku rindi byatangiye 2013 uje agakomerezaho umunsi Abega atsindwa na De Gaulle mbona aribwo urugendo rwa football gupfa kwayo rwatangiye kuri cyo rukomeje rero wenda turimo turagenda dusatira n'umusozo cyangwa ntabwo urasoza akanyuma kuko turavuga ngo size yajyanye ikipe y'igihugu mu gikombe cya Afurika ku ngoma ye Afande Kazura yajyanye ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gikombe cy'isi cya U17 urugendo rukomeza warareba ukavuga ati ku ngoma y'Ababega nibwo bakoze izi projet zari zirimo za hoteli za Ferwafa ya maklinike imikoranire na Maroc byatangiye icyo gihe imishinga yatangiye icyo gihe kuva ku ngoma ya De Gaulle kuzamuka habaye byatangiye gupfapfana ku
rwego ruhanitse rero ndimo ndabona bisubira mu buryo mu gihe cyawe ndunga gato cyane muri ryawe ni byiza wenda mbere na mbere ko njye n'ubwa mbere mbibonye aho perezida yegura bwa kimunyamabanga kwegura abashinzwe komisiyo bakagenda bamukurikira biragaragara ko hari ikintu kigiye guhinduka kinini sinzi uburyo bari kwegura sinzi uburyo bari gusezera ko hari abari kwegura batowe hakaba n'abari gusezera kubera ko bari abasanzwe ikiri gutuma ibyo bintu biba bikaba manda zabo zitarangiye bakaba bari kugenda bava mu mirimo muri ubwo buryo hari ikintu kigiye kubakika